Well, reka nizere ko aho uri mu bice bigiye bitandukanye ugiye umererwa neza, wakoze subscribe kuri Safi Trends. Reka nizere ko gahunda zawe zikomeje zigenda neza cyane. Uyu munsi tugiye kuganira ku makuru menshi agiye atandukanye akomeje kugenda agarukwaho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Cyane cyane turagaruka kwifungwa ry'ingufu Limited Gen nyuma y'imyaka myinshi. Uru ruganda rusa naho ruha abanyarwanda uburozi cyangwa ruha abanyarwanda ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Ni nyuma kandi y'inkundura y'imenwa ry'inzoga z'inzagwa ndetse n'imenwa ry'ibigage mu nce zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda, nyuma y'uko bimaze kugaragara ko izo nzoga zagiye zitera ibibazo bamwe mu baturage ndetse zikanangiza bamwe mu baturage, aho bamwe ubu tuvugana kano kanya bamaze kuba bahuma, bamaze kugira ikibazo cy'ubuhumyi biturutse kuri izo nzoga bagiye banywa mu bihe bitandukanye ndetse biturutse no kuri ibyo bigage bagiye banywa. Ibyo rero byatumye leta y'u Rwanda ihagurukira kumena izo nzoga z'inkorano cyangwa se izo nzagwa n'ibyo bigage bitujuje ubuziranenge. Mu yandi makuru turaza kukubwira ko Urban Boys muri weekend bataramiye ku Gisenyi, turaza kubigarukaho cyane. Hanyuma mu yandi makuru turaza kukubwira ko igitaramo cya King James cyo kwizihiza imyaka 20 amaze mu ruhando rwa muzika nacyo cyagenze neza, cyabereye kuri BK Arena, nabyo turaza kuba twabigarukaho cyane. Hanyuma reka mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane. Wewe wiyandikishije ni iby'ingenzi kandi n'iby'agaciro cyane. Hanyuma wowe utariyandikisha nicyo gihe kugira ngo nawe ujye dukurikira ku mbuga zacu, ujye dukurikira kuri Safi Trends, hanyuma tujye tubasha kubana mu busesenguzi bigiye butandukanye ndetse no mu yandi makuru menshi agiye atandukanye. Stay in touch ngiye nkuko bisanzwe yakomeye eyo Safi Tiger. Nkuko nabikubwiye, reka duhere ku bitaramo byabereye cyangwa se ku bitaramo twagize muri ino weekend. Muri ino weekend twagize igitaramo nakita kuri hari igitaramo cyo kugaruka muri game. Ni igitaramo cya Urban Boys cyabereye ku Gisenyi, aho Safi yaramaze imyaka igera muri 7 cyangwa 8 abarizwa ku mugabane wa Amerika. Hanyuma Humble Jizzo akaba yarabarizwaga cyangwa se akaba ari naho abarizwa n'umuryango mu gihugu cya Kenya. Hanyuma Nizo Kabos akaba yibera mu gihugu cy'u Rwanda. N'abasore bahuye nyuma y'imyaka igera mu 8, hanyuma biyemeza kongera kugaruka muri muzika nyarwanda, kongera kujya kwiyereka abakunzi babo, cyane cyane bakaba barahisemo kujya guhera i Rubavu kugira ngo bongere biyereke abakunzi babo. Ni igitaramo cyabaye, ni igitaramo cyari igitaramo cyiza cyane, ni igitaramo cy'imbatura mugabo, ni igitaramo cyagize fan, ni cyagaragaje ko Urban Boys Forever ari babandi koko nakigeze kihinduka ku miririmbire yabo ndetse n'imibyinire yabo ndetse yewe n'imitegurire yabo ya stage. Abangaba bakaba barabigenje neza cyane. Ni igitaramo rero cyo kugira ngo abo bajene bongere bagaruke muri music, cyane ko abangaba batandukanye mu myaka myinshi ishize, ko hashize imyaka 8. Aba bose ari batatu, iri tsinda rya Urban Boys Dacanwaka, ariko ubu ngubu ni tsinda ryongeye kugaruka. Twizere ko bashobora no kuzatwereka wenda indirimbo nshyashya yabo nyuma y'uko bakoze comeback nziza cyane igitaramo cyabereye i Rubavu. Well, twihuse reka tugaruke nanone ku bindi bitaramo twagize muri kino cyumweru cyangwa muri no weekend. Abatuye mu mujyi wa Kigali babashe kuba baryoherwa cyane na ni igitaramo cyabaye ku itariki ya mbere ndetse n'itariki 2. Ni ibitaramo byasize amateka cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibitaramo by'umugabo nakita ko ari legendaire, ni legendaire kabisa, kuko ukuntu igitaramo cyari giteguwe, protocol, stage, wabanaga ko ari ibintu birenze cyane. Ni igitaramo cy'uwitwa Ruhumuriza James cyangwa King James, akaba
ari igitaramo cyabereye hariya BK Arena nkuko nabikubwiye. Ni igitaramo rero cyabaye ku itariki ya mbere na tariki ya kabiri, akaba ari igitaramo cyari kidasanzwe cyane cy'imyaka 20 Ruhumuriza James amaze mu ruhando rwa muzika nyarwanda. Igitaramo kitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye, harimo ba Clement, harimo Bruce Melody. Hanyuma Bruce Melody akaba yaraje no kugaragaza ko yishimiye cyane imiririmbire cyangwa se uko igitaramo cya King James cyagenze, cyane ko yagiye agaragara mu ma videos agiye atandukanye, bigaragara ko Bruce Melody yishimiye cyane imiririmbire ya King James cyangwa se imitegurire y'igitaramo cye cy'imyaka 20 amaze mu ruhando rwa muzika. Ni igitaramo kandi cyagaragayemo hafi itsinda ryose rya 155 AM kuko n'uwitwa Coach Gael yabashije kuba yakitabira. Rero ni ibitaramo byatumye Kigali isa neza cyane, n'abantu baryoherwa n'umuziki bakunda n'ibitaramo bigiye bitandukanye babashije kuba bamererwa neza cyane hano mu mujyi wa Kigali. Well, reka tugaruke nanone tukibande ku ngingo nyamukuru. Ni ingingo nyamukuru aho tugiye kuba twagaruka kwimenwa ry'inzoga zirimo urwagwa ndetse n'ibigage hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nuvuga ngo ibi ngibi ni bisanzwe ko urwagwa n'ibigage hano mu gihugu cy'u Rwanda ari inzoga kamere cyangwa inzoga gakondo cyangwa inzoga y'umuco. Ni inzoga basogokuruza bagiye banywa, ni inzoga badata bagiye banywa, ariko nyuma yuko bimaze kumenyekana ko izi nzoga zitacyujuje ubuziranenge, leta y'u Rwanda ifatanyije na FDA cyangwa se ikigo gishinzwe kugenzura ubuziranenge, biyemeje kuba bahagurukira iki kibazo. Ni ikibazo cyamaze kuba cyafata indi ntera kuko mu minsi yashize byagiye bigaragara ko bamwe mu bantu bagiye bakoresha inzagwa cyangwa bagiye banywa inzagwa n'ibigage bagiye bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye, harimo abakuyemo ibibazo by'ubuhumyi ndetse n'abandi bagakuramo ibibazo by'uburwayi bigiye bitandukanye. Ibi rero leta yaje kuba yabihagurukira nyuma yuko ababenga izi nzagwa n'ibyo bigage bigaragaye ko hari indi misemburo cyangwa hari ibindi bintu bavanga muri za nzoga bishobora kwangiza ubuzima bw'umuturarwanda, ubuzima bw'ukoresha ya nzoga. Izi nzoga mu busanzwe urwagwa uko rutegurwa abari igitoki barabitara, byamara gushya wenda bakabyengamo umutobe, wa mutobe bakawushiramo amasaka. Nyuma yuko rero ibyo ngibyo bakora izo nzagwa n'abakora ibyo bigage se babonye ko bidahagije, batangiye kujya bavangamo indi misemburo, hanyuma izo nzoga bikaza kuba ngombwa ko uyinyweye cyangwa se uyisomyeho ashobora kugira ikibazo cy'uburwayi ndetse bunakomeye cyane cyane ko leta yivuga ko aho kugira ngo umuturage abure ubuzima, kuko ngo nta musoro cyangwa se nta tax cyangwa nta kindi kintu kiriho gishobora kuba cyaruta umuturage, leta yaje guhagurukira ibyo binyobwa rero. Ariko leta ivuga ko itahagaritse ibinyobwa cyangwa se itahagaritse urwagwa, yahagaritse urwagwa rutujuje ubuziranenge n'ibigage bitujuje ubuziranenge. Urwagwa rwose ruzapimwa rugasanga rwujuje ubuziranenge ari urw'umutobe kamere hatavanzemo ibindi bintu, hatarimo indi misemburo, urwo nta kibazo yewe kimwe n'ikigage. Ni ukuvuga ngo leta ntabwo yaciye urwagwa, nta nubwo yabashije kuba yaca ikigage muri rusange. Twigarukire nyuma rero yuko bigiye bigaragara ko hari izo nzoga zimwe na zimwe, inzoga gakondo zigiye zimenwa, abaturage ntabwo baje kuba babivugaho rumwe, cyane ko ibi byaje no gutera ibibazo bikomeye cyane, aho mu karere ka Huye banibeshye baje kuba bakubita umuyobozi, ndakeka ko ari umuyobozi w'umurenge, ni inkuru ntibuka neza, ariko ni umuyobozi wakubiswe akaza no kwangirizwa akubiswe n'abaturage ubwo yaraje kumena nyine zimwe muri izo nzoga, hanyuma bikaza kumuviramo gukubitwa ndetse yaje no gukomereka cyane. Nari kuba mberetse ino foto kuri screen hano, ariko kuyiplayinga kuri YouTube ntago byaza kuba byambera amahoro. Byagaragaraga ko rwose no muyobozi
yabashije kuba yakubitwa akanangirizwa n'abari abaturage yaraje kuba yamenera ibinyobwa. Abantu rero bakaba baragiye babigarukaho cyane bavuga ibintu bitandukanye, aho bamwe bavugaga ko nubwo uyu umuyobozi yakubiswe ari amakosa ye, yego yari ari muri gahunda yo kumena ibyo binyobwa bitujuje ubuziranenge, ariko bo bakavuga ko atarakwiye kujya kumena ibyo binyobwa yagiye wenyine, ko yagomba kujyana n'itsinda cyangwa se akajyana n'abandi bayobozi kugira ngo bitaza kuba byamugiraho ingaruka, cyane ko iyo hagiye gukorwa operasiyo nk'iyi ngiyi umuyobozi cyangwa ayo matsinda asabwa kugenda yambaye idarapo ry'igihugu kugira ngo bigaragare ko ari igihugu kije muri iyo porogaramu yo kurandura ibyo biyobyabwenge, izo nzoga zitujuje ubuziranenge. Ariko iyo ugiye wenyine biba bigaragara ko ari umuntu pasono ugiye kubangamira umuturage muri rusange. Rero nyuma y'uko izo saga zikomeje kugarukaho cyane, abaturage ntibabyumve neza, byaje kuba ngombwa ko abaturage batera hejuru bati nyamara nubwo twebwe inzoga zacu urwagwa n'ikigage bikomeje kurwanywa, ariko hari inzoga zishe abanyarwanda, hari ibyuma bimaze umuturage w'u Rwanda, hari noneho n'ikibabaje izo nzoga zikamamazwa ku mateleviziyo akomeye hano mu gihugu. Abaturage rero, iyo umuturage abonye ikintu gica kuri televiziyo avuga ko icyo kinyobwa cyemewe kandi cyujuje ubuziranenge. Muri izo nzoga harimo inzoga nyinshi zahagaritswe, harimo cyane cyane Ingufu Gin ifite ibinyobwa bigiye bitandukanye, harimo za B1, ni nyinshi, harimo inzoga nyinshi cyane. Bavuga ko mu Rwanda harimo inganda zisaga 240 zenga inzoga z'ibyuma cyangwa se ziproducinga izo nzoga z'ibyuma cyangwa izo nzoga z'amalikar. Hanyuma bakavuga ko mu Rwanda harimo inganda zigera muri 2 gusa zitunganya inzoga za byeri. Ukibaza nese kuki izo nganda zitunganya ibyuma cyangwa izo nganda zitunganya ibyo byuma kuki arizo ziri develope cyane kurusha inganda zenga byeri zuje ubuziranenge. Hanyuma umuyobozi yaje kuvuga ko binoroshye cyane kwenga inzoga za byeri kurusha kwenga ibyuma. Umuyobozi yasobanuye ko mu kiganiro yagiranye na TV1 yavuze ko izi nganda impamvu zahagurukiwe ngo harimo izifite ibyangombwa, hanyuma ngo izifite ibyangombwa zikabyara izindi nganda ku ruhande, like tuvuge Ingufu Gin wenda ifite uruganda ruzwi kandi rufite n'ibyangombwa, bakagendera muri iyo shusho bagashira urundi ruganda ku ruhande rwenga za nzoga. Ni ukuvuga ngo ujya no kubireba izi nzoga zagiye ziza zifite ubukare cyangwa se alcohol wavuga ko idasanzwe, aho usanga umuntu anyweye wenda inzoga ifite voltage ya 42, urumva ko iyo nzoga ibiremereye cyane. Ntabwo ushobora kunywa inzoga ifite voltage ya 42 unywe uducupa 2 ngo uvuge ko ejo uzajya mu kazi, ntabwo bishobora gukunda. Niyo byakunda ntabwo biba byoroshye. Ni ukuvuga ngo izi nzoga zaje kuba zasuzumwa zisanga koko zitujuje ubuziranenge, biba ngombwa ko izi nganda cyane cyane uruganda rw'Ingufu Gin Limited rufungirwa imiryango bitewe nuko basanze ibinyobwa byarwo bitujuje ubuziranenge. Banavuga ko ibi binyobwa byagiye bitera bamwe mu baturage bagiye bakunda kubikoresha cyane, bavuga ko ibi binyobwa byagiye bibatera ikibazo cyo kurwara imyiko, cyane nyine mu bajene cyangwa se mu bagiye bihata gukoresha zimwe muri izi nzoga. Hanyuma uribaza nese ko mu Rwanda harimo amalika stores wenda acuruza izo nzoga zikorerwa hano mu Rwanda, uribaza nese izavaga hanze, hari izavaga mu Bushinwa, hari izavaga nuvuga ngo harimo inzoga nyinshi cyane.
ese izo nzoga nazo ziraza kuba zamenwa cyangwa zo ziraza gukomeza kuba zacuruzwa kubera ko zo atari inyarwanda? No kuvuga ngo kubera ko wenda zo ziva hanze ziba zishyura umusoro uri hejuru, birumvikana ko zo ziraza gukomeza gucuruzwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ntago ariko bimeze. Batangaje ko inzoga yose bazasuzuma bagasanga itujuje ubuziranenge arizo zakoreye mu Rwanda, nkuko zamaze kuba zahagarikwa mu masaha, batanze masaha ndakeka ari amasaha 78 n'amasaha, ni mu masaha 78. byumvikana ko izo nzoga aho ziri hose, aho ziraza kuba zafatwa, iraza kuba yafatanwa, araza kuba yabihanirwa, kuko ibyo binyobwa bitujuje ubuziranenge ntago byemewe mu gihugu cyacu, mu gihugu cy'u Rwanda. Izo nzoga rero ziva hanze y'u Rwanda, zaba ziva mu Bushinwa, zaba ziva mu Bugande, zaba ziva muri Kongo, izo nzoga zose, izo rikeri zose, ibyo byuma byose ntago byemewe, mu gihe FDA yamaze kuba yasuzuma igasanga ibyo binyobwa bitujuje ubuziranenge. Ntabwo ibyo binyobwa byemewe kuba byacuruzwa ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Ngayo nguko ibyo nibyo bikomeje kugenda bigarukwaho. Hanyuma ariko ku rundi ruhande, leta ize kuba yashyiramo imiyaga, kuko when you look urebye, wenda nk'abo baturage, hari abaturage nabonye bihuye, bavugaga ko izo nzoga zabo nubwo ziri kumenwa, ko zibafitiye runini cyane, ko harimo umubyeyi wavugaga ko izo nzoga zimwishyura mituweli, ari nazo akoresha yishyura mituweli. Avuga ko leta yakabagiriye imbabazi, hanyuma ikareba ko ibyo binyobwa byabo byujuje ubuziranenge, bakabareka bakabikora, cyane ko ngo ariho bakura amaramuko ya buri munsi, ariho bakura mituweli, ariho bakura amafaranga bishyurira abana babo ishuri, ndetse n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Bakaba basaba leta rero ko yabagirira imbabazi, bakabasuzumira ko inzoga zabo zujuje ubuziranenge. Nibaza ko rero muri buri murenge, cyangwa se muri buri kagari, bagafashe itsinda ry'abantu nk'abangahe, hanyuma nabo bantu benga izo nzoga bakajya mu makoperative, kugira ngo leta biyorohere gukontrolinga ko hari inzoga zitujuje ubuziranenge. Kuko nibavuga ko wenda ari koperative runaka yenga urwagwa, biraba bizwi, hanyuma nibavuga wenda urwagwa rwacu uboneka mu minsi 2, abashakashatsi baba laborante bagende muri laboratoire, basure rwaba abantu benga rwagwa rwabo, babasuzumire ko nta zindi produits chimiques bongereye muri za nzaga zabo, hanyuma babahe uburenganzira bw'uko urwo rwagwa barushira ku isoko, abantu bakabasha kuba barunywa, ariko bakarunywa bazi ko nta byangiza birimo bitandukanye ni na produits zisigaye zivangwa mu ibyo binyobwa. Ugasanga inzoga yari urwagwa, ariko ugasanga rwose n'urwagwa udashobora kumenya urwo ari rwo. Rero nibyo abaturage bakomeje kugenda basaba, ariko rwose leta nayo ize kuba yaborohereza, ishyiraho amatsinda yo kugenzura ibyo binyobwa ko byujuje ubuziranenge, hanyuma abaturage bakomeze benge urwagwa ndetse n'ibyo bigage. Cyane ko izo nzoga n'ibyo bigage, iyo ugiye kureba muri laboratoire, izo nzagwa zifite akenshi ruba rufite urwagwa ruzima, ruba rufite nka volte nk'eshatu, bare 3 n'ibyo bigage. Ariko urajya kureba izo za Nubis, wareba izo za B1, wareba n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye nagiye kurirwa mentioninga hano, ugasanga ifite nka volte 42. Can you imagine gufata volte 42? Kandi ubwo ngubwo ba brandinga ko hariho voltage 42 voltage zakorewe inyuma mu bikari. Ruvuga ngo uruganda ruraza rukaka ibyangombwa, bakaruha ibyangombwa, hanyuma nyuma ngo yuko bamaze kuba baruha ibyangombwa, rugafata icumbi nyuma ya rwa ruganda nyirizina, bagashyiraho akumba kihariye
akaba ariho bazajya bakora izo nzoga zivanzemo izindi produits zitujuje ubuziranenge, hanyuma bakaza bakazishyira mu macupa bakazifunga neza bakabrandinga ko ari inzoga zujuje ubuziranenge kandi nyamara ari baringa, ari inzoga zitujuje ubuziranenge. Rero ibi byose leta ikaba yarabihagurukiye nyuma yuko nyine imaze gukora ubugenzuzi bwayo, ikasanga izo nzoga zagiye zihabwa ubuziranenge. Leta ikaza gusanga izo nzoga nta namba nta nagatonyanga ku buziranenge zujuje, cyane ko leta nayo atariyo yishimiye ko isubiza abaturage bayo inyuma, ahubwo yo ikigamije ko abaturage bakora batere n'imbere, ariko nanone bakore ibintu bitangiza ubuzima bwabo, sibyo, ibintu bitangiza ubuzima bwabo kandi bidashyira ubuzima bwabo mu kaga muri rusange. So nibyo ngibyo nari nagutegurira, reka mwifuze komeza kugira ibihe byiza cyane, nizera ko gahunda zawe zikomeje kugenda zigenda neza cyane. Wewe wageze mu kazi, reka mwifuze kugira akazi keza, hanyuma nawe utarakageramo reka nkubwire nti wakererewe, banguka rwose ugende urebe uko bimeze kugira ngo ibintu bikomeze kugenda bigenda neza cyane. Hanyuma reka nshimire cyane mwebwe mwese mwakoze subscribe kuri Safi Trends, nizera ko gahunda zanyu zikomeje kugenda neza cyane. Namwe mutarakora subscribe nicyo giye kugira ngo mwiyandikishe, tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, amakuru, ubusesenguzi butandukanye muri sport, ku n'ibiganiro byose kabisa turayatuza hano kuri Safi Trends, tubiganireho, tugiye ibyo tubivugaho, hanyuma dukomeze kubaka societe nyarwanda mu rukundo ndetse no mu bwiyunge ndetse no guteza igihugu cyacu imbere muri rusange. Reka mbifurize kugira ibihe byiza cyane. Shalom, nje nkuko bisanzwe, yakomi ayo Safi the baddest.